abantu rwose mukundana harimo na ba romantique mbabwira akakana umva wari uzi ko reka mbanze ngavuge meze gutya neza nunamye kugira ngo batanga biti nkonje ari umuntu ushobora guturuka ku ruhande agahita anagama inkonje wari uzi ko buriya muri Australia abantu bakundana amasaha abantu bakundana oya nanjye narimvuza amasaha bakundana imyaka igera ku 8 mu gihe hano muri Kigali hari akantu mwiharaje ko gukundana rwose ngo umunsi wa mbere ni kiss ibindi mukora ku munsi wa kabiri ndabyanze n'ibyo mukora ku munsi wa gatatu ihihe ndabyanze nasanga mwanagerereje hariya hanze ariko se ntago nshaka kuvuga ko ku munsi wa gatatu oya izi kamera ziriwaye ndanze hanyuma ikindi kintu nakubwira abantu benshi ibintu bijya bibabaho no gutandukanya Australia ndetse na Australia ndetse benshi mu bari bari kundeba mwavugaga ngo none se Australia kikikijwe n'amazi akavuze ngo ni igihugu kidakora ku nyanja ibe byo turabyanzura dute hanyuma ikindi kintu nakubwira nuko ira stade Amahoro rwose niba utarayigeramo vuga ngo ntabwo nzi guhinda ako kantu nakabonye kuri Instagram bavuga ngo niba utaragera muri stade Amahoro vuga ngo ntabwo nzi guhinda kandi Rosine yigiyemo ubwo azi guhinda hanyuma rero ikindi kintu nakubwira nyine ifite internet igabanyijemo ibyiciro bitandukanye ibyo nari nabivuze usibye ibyo kandi hanze ya stade hashyizwemo ikibuga cy'imyitozo ndetse n'ibindi birimo ibya basketball icya tennis n'icya volleyball harimo icyumba cyagenewe VAR niba rero bavugaga ngo ntago rwose stade Amahoro iri ku rwego rurenze irarenze kuko irimo VAR irimo icyumba cyagenewe VAR icyo cyumba rero bashobora kuyishyiramo isaha n'isaha hanyuma usibye ibyo kandi n'ubundi nari nkumaze kukubwira harimo kandi nanone ubwokero bwa danje mbasuhuza cyane nizere ko mumeze neza hanyuma uyu munsi tugeze ku isasta n'iminota 22 rwose hanyuma mbibutsa ko uyu munsi tuje mu kiganiro cyitwa Tembera travel and go and discover everything you want ibintu byawe rero wihaye byo kwigumira iwanyu ntutembere ibyo bintu ndagira ngo nkumenyeshe yuko atari umuco mwiza ndagira ngo nkumenyeshe ko urimo gusubiza igihugu cyawe inyuma ikintu nakubwira cyo nuko abantu benshi batembereye baravumbuye muri uko kuvumbura rero nibyo byatumye bahanga ama business ya danje komeye uyu munsi rero niyo nayo mpamvu ubona ibikorwa remezo i Kigali bigenda bizamuka uko bwije nuko bukeye ndagira ngo nkumenyeshe yuko rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu turabanza ubundi tugashyiramo akaririmbo tukabyina ariko mbere yuko dushyiramo ako karirimbo ndagira ngo nkubwire yuko ikiganiro cyacu kiraza kuba kigabanyijemo ibyiciro bitatu icyiciro cya mbere turaza kuba dutembera kuri stade Amahoro uyu munsi turatembera muri stade Amahoro turayinjiramo hanyuma icyiciro cya kabiri turaza kwivira hariya kuri stade Amahoro i Kigali i Remera duhite twerekeza muri Australia ndagira ngo mbibutse ko turi mu rugendo rutembera ibihugu biri muri Schengen area ari nayo mpamvu nyine turi butembere Australia hanyuma turaza kuva muri Australia dutembera ibihugu 29 byose ibihugu 29 byose byo muri Schengen area hanyuma murabizi neza yuko buri wa kabiri ntago mba nigeye nyine mba ndi kumwe na Rosine umukobwa mwiza cyane rwose ise yaragiye amwita Hirwa hanyuma ndagira ngo nkubwire yuko ubundi Hirwa bifitanye isano n'izina Fortunately kubw'amahirwe rero uyu munsi yagize akabazo k'uburwayi katumye ataboneka imbere ya kamera ariko ahatari ndaza kuhaba ndagira ngo nkubwire yuko rero muri Mega Global Link uyu munsi hagezweho ibintu biryoshye cyane harimo Mega Study in Canada Mega Visit in Canada
hanyuma Mega European Resident and Mega Work in Europe, Mega Work in Canada, hanyuma na American Tour cyangwa se Mega American Tour. Ushobora gutembera mu bidege bya tura hariya muri Amerika rwose, ukitemberera muri Los Angeles, ukajya rwose muri New York, ukajya Washington DC, hamwe n'indege ziriho ibirango bya Mega Global Link. Ndagira ngo mbwire yuko rero na Goodrich TV rwose hari ahantu itajihacikwa, tuba turi kumwe. Hanyuma kandi niba ushaka kubona Rosine rwose hariya kuri White House ndagukomeje cyane, ngwino muzafatanya urugendo rurerure rugana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urugendo rw'amasaha hagati y'8 n'9 gutyo, ukajya kwitemberera rwose. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire yuko izo ngingo rwose arizo tugiye kuba twaganiraho, n'ubundi nari mubwiye mu kanya arimo tembera, ko tugiye gutembera Stade Amahoro, tukaba tugiye gutembera Australia, and then tugahita twigira mu bihugu 29. Reka rero nsuhuze romantique umwana w'urukundo cyane nako musaza w'urukundo, hanyuma tumusabe rwose ni uri kuri control room, hanyuma ite atunagamo akazi cy'ubundi tubanze tubyine gakeya, hanyuma tugaruke mu kanya twanzika. Welcome once again. Ndagira ngo rero nanone nongere mbakire. Hari abantu rero mu mazi iminsi rwose mukora utuntu nakunda. Ibaze ko bifata ukajya ku isahani ariko ukarya ibiryo. Wenyine sha nicaye anga mu kiganiro. Mpamagaye kuko mwaza nkirira. Niko. Ubwo ibyo bintu numva ari sawa. Hanyuma rero nyeke ko iyi ndirimbo rwose yabaryoheye. Aba bana rero bararirimba cyane, baririmba neza bya danje. Siko bari banshyize mu mwuka. Nizere ko nawe ruko. Rwose groupe ya Germaine ndayishimiye cyane. Ndayishimiye cyane. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire yuko rwose uyu munsi rwose twinjiye mu kiganiro tembera nkuko ubibona kuri screen yawe. Hanyuma niba ushaka kuba umwe mu batujoininga rwose, hamagara nimero ziri kuri screen yawe, hanyuma ugira uruhare mu kiganiro cyangwa se wandike message cyangwa se SMS. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi tugiye gutembera Stade Amahoro rwose, tuzenguruke ibyumba byayo byose kuva inyuma ujya imbere. Ni nayo mpamvu rero nkubwiye ngo ntuze guhumbya cyangwa ngo uhimirize, kuko hano muri iki kiganiro niho umenyera iby'amaso yawe atigeze yumva na mbere. Niho umenyera iby'amatwi yawe atigeze yumva na mbere, kandi ni naho ubonera iby'amaso yawe atigeze abona. Ndabakiriye cyane. Hanyuma abantu muri kudahamagara ndagira ngo mbabwire yuko rwose turaza gufata kanya ko kubakira k'iminota 2 yonyine. Ndakira abantu 2 mbere yuko twinjira mu kiganiro ubuvumbuzi kiri butujyane muri Schengen area. Hanyuma rero ndagira ngo mbwire ko Stade Amahoro rero iri mu zikomeye muri Afrika, kandi ikaba iri no mu zikomeye kuri iyi si. Imirimo yo kuyivugurura yatangiye muri Gashyantare 2022, ariko kuyubaka nyirizina byatangiye muri Kanama 2022. Yubatswe na societe rero ikomoka muri Turukiya yitwa Sama, ndetse niyo mu Rwanda yitwa Rio Estate. Hanyuma Stade Amahoro ya mbere yatashywe mu mwaka w'1987 kugeza ubu niyo yari stade nini mu Rwanda, kandi n'ubundi ni nayo nini, kandi ikaba iri muri stade zakiraga imikino ikomeye cyane ndetse n'ibirori. Uyu munsi ufite ubushobozi bwo kwakira abantu 45,508, kandi iyi niyo stade nini mu Rwanda. Mbere yuko ivugururwa yakiraga abantu 25,000. Ni stade rero iri ku rwego mpuzamahanga, iha u Rwanda amahirwe yo kwakira imikino mpuzamahanga, kandi iyi stade yagize u Rwanda rwose yagize u Rwanda rumwe mu bihugu bifite ibikorwa remezo bya siporo bihambaye, biri ku rwego ruhambaye. Abantu bo muri siporo bajya bakunda kuvuga ngo rwose ni stade yashyize u Rwanda kuri calibre yo ku rwego rwo hejuru, mu gihugu cyacu kiri kuri calibre ihambaye. Numvaze ngo calibre ni ibiki? Niko abantu bo muri siporo rero bajya bakunda kuvuga. Hanyuma ikindi nakubwira nuko iyi stade rwose ifite
amarembo manini yakira anyuramo abanyacyubahiro. Aya marembo rero ari ahahoze rwose ateganye n'ahahoze hari Sport View Hotel, kandi niho hinjirira abantu bajya muri VVIP ndetse n'abajya muri VIP ndetse n'abanyamakuru. Ni mu gihe kandi abafana basanzwe binjirira ahagana kuri BK Arena, kandi nanone bakinjirira nanone ku ruhande rwa Zigama CSS ndetse no ku ruhande ruturuka kwa Rwahama, niko bavuga. Hanyuma kuvugurura iyi stade byatwaye kayabo ka miliyoni 165 z'amadolari ya Amerika. Kandi yubatse ku buso busaga metero 75,000, kandi nanone ndagira nkubwire ko uburebure bw'inyubako nanone cyangwa se bw'inyubako ya stade Amahoro burenga buri kuri metero 40. Yubakwa bwa mbere, ndagira nkubwire ko iyi stade yubakwa bwa mbere yubatswe na kompanyi yitwa China Civil Engineering Construction Corporation. Icyo gihe twaye miliyoni zisaga 21. Ese rata wowe niba ujye bitekereza nkanjye amafaranga yubatse ya stade ubaya kuyihera ubuzima bwawe bwose ntiwakiyibera utangiye gukora. Ngewe ikintu nakora nahita rwose niyicarira, najya mbyuka first fata ka breakfast nkakitamo wa mugani wabo narangiza nkahita numira Rosine akaza tukagasangira. Ntabwo namwima sinamutengwa. Hanyuma ndagira mubwire yuko rero iyi stade ifite imyanya irenga 2,000 ya parking. Ikindi wamenya nuko societe yubatse stade Amahoro ni nayo yubatse Kigali Convention Center ndetse na BK Arena. Ikindi kandi mwijoro iyi stade rwose iba yaka amabara y'ibendera ry'u Rwanda, ariko nanone bashobora gushyiramo andi mabara kuko bavuga ko nubwo hamaze gukiniramo nyine ikipe imwe, ngira ngo nkuko mubibona urabibona ko yaka amabendera y'u Rwanda, ariko ishobora no kwaka n'andi mabara menshi atandukanye bitewe n'ikipe yaba yakinnye, kuko bavuga yuko mu gihe hari ikipe ebyiri zakinnye imwe gatsinda bazajya bacana amabara y'iyo kipe. Kugeza ubu rero icyo ndi nakubwira nuko mbere yuko nkomeza ari umuntu wo muri Kayonzo nyandikiye bamwita nde disi we, ndaza kukuvuga sibyo Josiane we. Okay, hanyuma ikindi kintu nakubwira nuko kugeza ubu habereyemo umukino umwe wahuje APR FC na Rayon Sport. Uyu mukino rero wahuruje imbaga, abantu bose baje, hari abantu bagiye muri stade bwa mbere atari uko bagiye kureba umukino, ahubwo bagiye kwirebera igikorwa remezo cyacu. Ndabashimiye abantu mudafana football mukajya kuyireba kugira ngo murebe stade. Hanyuma rero nkuko nari maze kubikubwira, kugeza ubu habereyemo umukino wahuje APR FC ndetse na Rayon Sport wabaye ku wa 15 Kamena 2024. Ni n'umukino warangiye ubusa ku busa. Icyo gihe byari muri gahunda yari yiswe umuhuro mu mahoro. Hanyuma nanone ku wa 4 Nyakanga 2024 Perezida wa Repubulika yatashye iyi stade ku mugaragaro mu muhango wo kwizihiza imyaka 30 Rwanda rwari rumaze rwibohoye. Ku ya 11 z'ukwezi kwa 8 2024 iyi stade kandi yakiriye ibirori byo kurahira k'umukuru w'igihugu. Mu muhango wahuriyemo abakuru b'ibihugu na za guverinoma. Icyo gihe habereyemo akarasisi ka gisirikare ndetse kandi hanirikanwe indege za gisirikare mu myireko yari iryoheye ijisho. Kandi ndagira ngo mubwire ko iyi stade buriya ifite internet buriya itandukanye ku bantu bitewe n'amafaranga wishyuye. Niba uri muri VVIP rwose menya ko amafaranga uzishyurwa na internet uzabona izabiri hasi cyane. Iyo umuntu niba wishyuye amafaranga menshi internet yawe izabiri hejuru cyane. Iyo umuntu wishyuye 1,000 hasi apfiriye, sinzi niba buri gihe tuzajya duhora bazajya bahora bishyuza 1,000. Hanyuma ikindi kintu nakubwira nuko ira stade Amahoro rwose niba utarayigeramo vuga ngo ntabwo nzi guhinda. Ako kantu nakabonye kuri Instagram bavuga ngo niba utaragera muri stade Amahoro vuga ngo ntabwo nzi guhinda, kandi Rosine yigiyemo ubwo azi guhinda.
hanyuma rero ikindi kintu nakubwira nyine ifite internet igabanyijemo ibyiciro bitandukanye, ibyo nari nabivuze. Usibye ibyo kandi hanze ya stade hashyizwemo ikibuga cy'imyitozo ndetse n'ibindi birimo ibya basketball, icya tennis n'icya volleyball. Harimo icyumba cyagenewe VAR. Niba rero bavugaga ngo ntago rwose stade Amahoro iri ku rwego rurenze, irarenze kuko irimo VAR, irimo icyumba cyagenewe VAR. Icyo cyumba rero bashobora kuyishyiramo isaha n'isaha. Hanyuma usibye ibyo kandi n'ubundi nari nkumaze kukubwira, harimo kandi nanone ubwogero bwa danje. Ubwogero twebwe dukunda kwita douche. Harimo ubwogero bwiza cyane, hakabamo ndetse n'ubwiherero bwiza cyane buri ku rwego rugezweho. Hanze yayo kandi hari amazu mato yagenewe abashinzwe umutekano, bashinzwe kurinda no gusaka abinjira ndetse n'abasohoka muri stade. Gusa abinjira nyine ntabwo babasaka, nakabasohoka ntibabasaka, basaka abinjira. Hanyuma ndagira ngo nkubwire yuko kandi uyu munsi ni kuwa kabiri. Uzi ibintu byakubayeho, niba uje uzamenya ko wacitswe rwose no gutembera. Wacitswe no gutembera. Ubutaha rero kuwa kabiri ntuzacikwe. Urabona ko twari turimo dutembera stade Amahoro. Hanyuma kandi muri iyi stade harimo icyumba cyagenewe VAR, nabivuze. Harimo n'icyumba cyagenewe abakozi ba FIFA. Harimo n'icyumba cyagenewe abanyamakuru. Aho ngaho urabona ni mu cyumba cyagenewe abanyamakuru, aho baba bareba neza cyane ibiri kubera imbere. Bari kureba neza ibibera imbere. Ayo nama mixer ashobora gufasha abantu gukomunika. Harimo amabafure avuga neza cyane ku buryo neza ibiri kubera muri stade buri wese aho haba herereye aba ari kubyumva neza. Habamo ama soundproof agabanya icyo bita ama echo. Ndabashimiye cyane rero rwose, niba mwarageze hariya ahantu muri stade ndabashimiye. Niba utaragerayo kandi ndagukomeje. Hanyuma kandi hano hari umuntu utubwiye ngo nawe arifuza ntago nabivuga. Uyu nguyu yaratubwiye ngo mwiriwe neza, nitwa Alex, ndifuza kuzaza kureba stade ndi Rwamagana. Uzaze Mega Global Link izagutimbirize ikujyane hariya ahantu rwose. Mega Global Link rero buri ibiri hejuru cyane. Ubyihishemo ninde? Ni Rosine ubyihishemo. Hanyuma na CEO wacu rwose nawe aba ari kudutunganyiriza ibintu. Hanyuma rero ndagira ngo nkubwire yuko uyu munsi ibintu bihinduye isura. Gahunda zose twari turimo turaziretse. Nkuko nkunda kubikubwira, hano niho utega amatwi ukumva iby'amatwi yawe atigeze yumva na mbere, ndetse ukanareba n'iby'amaso yawe atigeze abona na mbere. Ikindi cya kabiri, humeka gake na gutyo, tuza subiza umwuka wawe imbere, ongera uwuzane imbere inyuma. Ndagira ngo mubwire yuko uyu munsi tugiye kwirebera ibintu bitangaje biherereye muri Australia. Ndagira ngo mubwire yuko uyu munsi tugiye gutembera mu gihugu rwose cya Australia giherereye hariya hakurya rwose mu Burayi, kandi ni igihugu kiri muri Schengen area. Twinjira neza muri Vienna. Repubulika ya Australia rero iherereye mu Burayi bwo hagati, ni igihugu giteretse ku murambaro wa kilometero kare 83,371. Umurwa mukuru wacyo witwa Vienna nk'uko nari maze kubikubwira, kandi ururimi rw'Ikidage nirwo rurimi bakoresha nk'urw'ingenzi, kandi rukaba runakoreshwa n'inzego za leta. Muri 2022 iki gihugu cyari gituwe n'abaturage barenga miliyoni 9,27,999 bakoresha amayero muri rusange. Kandi rero ni igihugu kidakora ku nyanja, kimeze nk'u Rwanda mu byo bita landlocked country, kandi gihana imbibi n'ibihugu birenga 8 ari byo Czech Republic, Germany ari bwo Budage, Hungary, Italy, Liechtenstein, Slovakia, Slovenia, Switzerland ndetse n'ibindi. Austria yigeze kuba imwe mu yari irimo ubuyobozi bw'ubwami bw'abami bwa Austria-Hungary bwaje gusenywa neza bumaze gutsindwa mu mpera z'intambara ya mbere y'isi. Ariko ubona nazi kuririmba, iyo ndi kuvuga ibi bintu simba meze nk'umuntu uri kurapa.
abantu murero muzi abantu berekana impano ndagira ngo mbabwire yuko rwose impano ya mbere iri ahangaha ndamutse nje muri kiriya kiganiro cya Saiga aha bari kubwira abantu ngo rwose ngo muze mugaragaze impano akazana n'abanyempano ndagira ngo mbabwire ko nabo wa mbere genda renze ngira ngo ndoroheje iki gihugu rero ndagira ngo mubwire yuko kandi cyabonye ubwigenge mu mwaka w'1955 mu murwa mukuru wa Vienna harimo inzu ndangamurage yitwa Vienna Clock Museum, inzu ndangamurage y'amasaha ibitsemo amasaha menshi cyane, harimo amasaha arenga 1000. Romantic Studio abakozi bose bakoramo nzababwira mbihera amasaha bajyane hariya bajye kwirebera ikintu cyitwa amasaha. Rosine saye ayambara by'umurimbo nage kibara nage saye kibara nzamujyana hariya nje kumwihera isaha na Romantic kandi buri ari uko. Hanyuma rero nzamujyana mwiranzu ndangamurage. Ikindi kintu nakubwira kandi iki gihugu kiri mu bikora wine nyinshi kugeza ubwo bajyana hanze ingana na 30% yiyo bakora. Muri Australia bakunda kubyina cyane ariko kuwa gatanu mutagatifu nta muntu n'umwe uba wemerewe kubyina. Baravuga ngo abantu mwese muzi kubyina akabuno kwitapi mushyire hasi nago muri bubyine. Kuwa gatanu mutagatifu rero n'umunsi nakubwira ko bubaha cyane. Australia kandi nicyo gihugu cy'Uburayi cyonyine kitari mu muryango w'ubutabarani witwa NATO cyangwa se OTAN. Abagabo bangana na 50% n'abagore bangana na 20% bafite umubyibuho ukabije. Niba ushaka kubyibuha iyerekereze rwose hari ahantu. Hanyuma umukozi wo muri iki gihugu akora amasaha menshi, akora amasaha 45 mu cyumweru. Abanyagihugu kandi bikundira kujya koga mu migezi nibiyaga aho kujya koga muri piscine Hanyuma rero ndagira ngo abantu rwose mukundana harimo na ba Romantic mbabwira akakantu. Umva wari uzi ko reka mbanze ngavuge meze gutya neza nunamye kugira ngo batanga biti nkunje ari umuntu ushobora guturuka ku ruhande agahita anagama inkunje. Wari uzi ko buriya muri Australia abantu bakundana amasaha, abantu bakundana oya nanjye narimvuza amasaha, bakundana imyaka igera ku 8. Mu gihe hano muri Kigali hari akantu mwiharaje ko gukundana rwose ngo umunsi wa mbere ni kiss ibindi mukora ku munsi wa kabiri ndabyanze, n'ibyo mukora ku munsi wa gatatu ndabyanze. Nasanga mwanagerereje hariya hanze ariko se ntago nshaka kuvuga ko ku munsi wa gatatu oya izi kamera ziriwaye ndanze. Hanyuma ikindi kintu nakubwira abantu benshi ibintu bijya bibabaho no gutandukanya Australia ndetse na Australia, ndetse benshi mu bari kundeba mwavugaga ngo none se Australia kikikijwe n'amazi akavuze ngo ni igihugu kidakora ku nyanja, ibe byo turabyanzura dute koko? Ndagira ngo mbwire yuko Australia na Australia biratandukanye cyane, kandi bimwe mu byo nakubwira bya nyuma wasigarana mu mutwe nuko Australia rwose kera yigeze nayo gukolonizwa iza kwihuza nanone oya nako iki gihugu cyari cyarazengereje ibihugu nk'Ubutaliyani, cyakolonije Ubutaliyani ahubwo gikoloniza n'Ubudage. Ni igihugu cya danje maye nka uragira ngo kiroroheje ze wapi ntago cyoroheje. Abantu rero mukunda kwirira umuceri ndabakomeje muri Australia bikundira ibijumba bikundira ibijumba n'ugenda utazi kurya ibijumba kazaba kakubayeho. Hanyuma rero gato cyane mbere yuko twerekeza muri Schengen area ndagira ngo nkubwire yuko hano hari umuntu utwandikiye utubwira yuko rwose aherereye i Gatsibo, yitwa Uwera, ngaradukunda cyane natwe turagukunda cyane Uwera we nyinguriya ndayijoro. Hanyuma rero reka nkubwire yuko aka kanya duhise twirukanga rwose twerekera muri Schengen area. Hanyuma niba wumva rwose ushaka ko tukwakira turaza kukwakira gato cyane mu minota ya nyuma iki kiganiro cyangwa se aka gace k'ubuvumbuzi kavuyemo. Welcome once again, ndagukunda cyane, reka twongere duhure mu kanya tuvuye muri Schengen area. Tuba mwisa nk'uburi wese abyuka kubita amaso ye ku gikoresho cy'ikoranabuhanga, yatari mudasobwa bari telefone, mudasobwa cyangwa se telefone biri mu bikoresho byatugize ingaruzwa muheto ku rwego ruhambaye.
umubumbe dutuye ukorerwamo amamiliyoni y'amabizinesi ashingiye ku bucuruzi menshi cyane. Urwego rwa ONU rushinzwe ubukerarugendo rwagaragaje ko muri 2023 isi yinjije triliyoni 1 na biliyoni 600 z'amadolari y'Amerika. Ibicuruzwa byagurishijwe hanze y'ibihugu cyangwa se ibizwi nka export ariko bishingiye ku bukerarugendo yaba gutwara ibintu n'abantu byinjije asaga triliyoni 1 na biliyoni 600 muri 2023. Mu mwaka wa 2023 isi yari ifite kampani miliyoni 333 n'ibice 34 zizwi, ariko icyo gihe zari zivuye kuri kampani miliyoni 314 n'ibice 24 zari ziriho muri 2021. Bimwe mu bintu bigize ubucuruzi muri iyi si ni ukwihuza kw'ibihugu. Iyi ni imwe mu nkingi zituma ubucuruzi ku isi bushoboka kandi bugakorwa mu buryo buziguye neza cyane. Nitwa Itangishaka Emmanuel. Impamvu twavuze ku bukerarugendo bugize isi n'amafaranga bwinjije nuko twashakaga kukubwira ku muryango w'ibihugu 29 by'Uburayi byihurije hamwe kugira ngo bibashe gukora ubucuruzi ndetse byoroshye urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu, kandi ibi byongera ubucuruzi ndetse n'ubukerarugendo muri buri gihugu. Iki ni ikiganiro ubuvumbuzi ukurikira buri wa kabiri saa 7 n'igice, naho iyi ni Goodrich TV.